ndetse ntabwo bagarukiye aho. Ndabyibuka muri 1988 hariho uko kuvuga ngo abantu batari mu Rwanda bahunze ntibanavuge aho byahereye abantu bajya kuva no mu Rwanda, kuko bwaheraga amateka aho abantu babishakiye, aho babishakiye bagahera amateka aho ngaho, amateka agahera kuvuga ngo abantu bamwe bari hanze abandi bari mu Rwanda, ariko ntusobanure, ntagire usobanura atari ko abo bari hanze bagiyeyo bate, byagenze gute kugira ngo abanyarwanda bamwe bavanwe mu Rwanda babe hanze, byagenze bite? Agahera hagati, abayobozi bagahera hagati akavuga ngo abari hanze mugume hanze, ntabwo u Rwanda rukiri urwanyu. Hanyuma ndetse bakoresheje n'uburyo bwinshi, bagenda bagura n'abantu babaha amafaranga barabatugira, ariko hari abandi batagomba guha amafaranga, bari banameze neza icyo gihe, ariko babanyuraho bakajya babadutumaho, mbese twebwe bamwe muri twe bagomba kuba barajyaga henshi kutwumvisha ko aho turi tuhagume ndetse tuhakomere ndetse tuhifatire haba hacu. Nibyo muri 88 bantumyeho abantu n'abandi, hari abandi twakoranaga icyo gihe nabaga i Bugande, badutumaho baza kutwigisha ko ariko ubundi kariya gahugu muragashakamo iki, ko twumvise ngo murashaka gutaha. Ariko umva nawe umuntu ukubaza ngo urashaka gutaha, iwanyu urahashaka iki? Iwabo w'umuntu hashaka iki se? Ni iwabo uko haba hasa kose. Baza kutwigisha icyo gihe, abo bantu baraza badukwiramo, batunyagiramo, batubwira, umuntu agiye yaje kundeba ambwira aho aturuka. Ndibuka uwo muntu bari bamutumye aturutse muri Kongo, mu gihugu cya Kongo cyitwaga Zaire icyo gihe, afata umwanya kunyumvisha ko turi mu ngabo za Uganda. Icyo gihe twari mu ngabo, bamwe muri twe twari mu ngabo z'icyo gihugu cya Uganda, kunyumvisha ngo biriya bintu tujya twumva ngo murashaka gutaha ka Rwanda, muragashakaho iki? Mwakarekeye abakarimo, ndetse ukumva ubabariye n'abakarimo, kuko reba ngo ni nkuvuga ngo n'ubundi ntikabaho, so nimukarekera. Ukavuga uti se abantu bo turabaretse, usibye uburenganzira bwacu kuvuga ngo abarurimo ntibariho, nimubareke babe uko babaye. Ndamubwira nti kuri ibyo ntabwo twumvikana. U Rwanda uko ruri kose ni rwo rwacu, icyo gihugu cyacu. Naho ibyo avuga ndamubwira nti wowe uvuga ngo umeze neza, yari umukire kuko yarakize cyane bikabije. Ndamubwira nti ariko ubuzima ntabwo ari ubukire, ubuzima birenze ibyo. Gukira, wakira akahirwa ni byiza, ariko kwambuye ikindi kintu kitari ubukire cyangombwa, icyo byose bishingiraho, ubukire ntacyo buba bukimaze. Ahubwo naramubwiye nti niyo twabyemera, ntireka mvuye ngo nemeranyirije nawe,
tugiye ku Rwanda kurwihorera. Nahangaha ureba ariko noneho ndagaruka nawe aho uturuka wavuze mukomeye muri ibitangaza mufite ibintu byose. Nabwo buriya uri umuturage, uri umunyagihugu w'urwego rwa kabiri cyangwa rwa gatatu, ntabwo mu rwa mbere urimo n'ayo mafaranga yose. Murumva icyo nshaka kuvuga? Yes. Secondary citizen ni umunyagihugu uhabwa ibyo abandi basize. Ba nyir'igihugu barabanza bagahitamo bakavanamo ibyabo, ibisigaye uri umunyagihugu wo kuri uru rwego ujya gufata ibyo basize. Ntabwo uri we. Njye sinshaka ubwo buzima. Ibyo mbwira byo gukomera hano aha si iwacu, no gukomera sinabishaka. Uko gukomera kwawe ubigumane. Afata inzara arataha. Natwe turakomeza dukora ibyo twumvaga dukwiriye kuba dukora. Ariko igihugu uko tukizi ubu ntabwo twagikwiriyemo, kubera ko abari ku butegetsi icyo gihe bamaze abantu. Ntabwo twaje tujya mu mwanya w'abantu banze gutsemba kugira ngo tubone gukwirwamo. Oya. Ahubwo n'ubundi politike y'abo ngabo niko yari iteye. Iyo wambuye umuntu rero ikintu icyo ari cyo cyose, uburenganzira bwe, arushaho gushaka kuburwanira. Kandi iyo ntambara yo kurwanira ukuri, yo kurwanira uburenganzira, abantu iteka barayitsinda. Ntureba nk'aba bandi bariho ubu ngubu barwanya igihugu cyacu, ndetse rimwe bo bakanavuga ko ubwo iriya ntambara yabaye kuri ya cya gihe, iyo navugaga itangiye muri 1990, uvuga ngo se bariya bo siko batangiye, urabona bataragize batya. Ntabwo ari rimwe guteranya na rimwe ni kabiri, ntabwo ariko bingana. Bose bafashe ukabashyira hamwe, bose uko batandukanye mu mibereho, mu myumvire, no mu mapariti barimo, ukabashyira hamwe, ugashakamo umuntu umwe gusa waba afite ukuri avuga ashingiraho, ntabwo wamubona. Kubera iki? Kubera ko in fact mu by'ukuri nicyo kibazo abantu rimwe bajya bagira, ndaza kubisubiraho nabyo. Politiki yo hanze isanzwe ku isi bakakubwira ngo ariko mu Rwanda kuki hataba opposition? Ubonye uko babyumva. Tukababaza atari ko opposition ashaka kuvuga iki? Opposition biba co-opposing ikintu icyo ari cyo cyose, agira ngo
to oppose, you must oppose something that is wrong. If you want to oppose what is right, you have a problem. Ikibazo rero cy'iyo opposition banavuga mu by'ukuri mu Rwanda kubera amateka yacu n'ukuntu ibintu byagiye bikurikirana ukuntu bikorwa aho naho biganisha n'uwakwitwa opposition muri iyo definition yabo yagira ikibazo kuko opposition uhagarara ku gitekerezo runaka ukavuga uti dore ikintu twambuwe, dore ikintu twabujijwe, dore ikintu kidakorerwa abanyarwanda kandi gikwiye kuba gikorwa. Ikibazo bafite muri ibyo byose, ibyo bafite baheraho bavuga ibyo ni bikeya cyangwa se nta n'ibihari. Abo barimo bavuga ibyo usibye gushaka kuzanira abanyarwanda ubuzima bubi, naho se iyi ndi umunyarwanda tuvuga icyo yatwigishije ni iki cyangwa icyo yahereyeho ni iki? Icyo yahereyeho ni ukuvuga ngo n'umwana akanaka uwo ari we wese w'idini iyo ari yo yose, w'ubwoko ubwo ari bwo bwose, w'akarere aturukamo ako ari ko kose, afite amahirwe angana n'ay'undi uwo ari we wese. Impamvu rero n'ubumwe n'ubwiyunge buvugwa bigenda bikanoroha ndetse n'abanyarwanda bakabyumva nuko babyibonamo. Nta munyarwanda uhejwe wagiriwe nabi n'undi munyarwanda w'amafuti, ntabwo bivuze iyo politike. N'uwo munyarwanda w'amafuti wagiriye undi nabi bigarukiraho, ntabwo ari igihugu, ntabwo ari politike. Igihe amahirwe rero akwiriye atyo, ni nacyo gitanga umutekano. Noneho reka nsubire kuri politike rusange yo ku isi yose. Murabizi ko hagiye hakabaho imvugo ivuga ko nyine kuri ibyo ngibyo abantu ntabwo ngo ntibinyagambura. Twavuga ubumwe bw'abanyarwanda ngo gushaka gushyira abantu hamwe ni ukuvuga ko ushaka kubayobora mu kintu kimwe wowe ushaka. Twabwira tutoya ni ugushyira hamwe ngo abo bashyize hamwe bumvikane inzira banyuramo uko bashaka ariko bari hamwe. Ibyo twabibonye kera twebwe rero rugikubita. Nicyo nshaka kugarukira ku byo navugaga politike yo hirya no hino ku isi. Ntihagere hano umbwira igihugu ku isi ari igito ari ikinini kidafite ibibazo. Ibibazo birimo anga, birimo protest. Ntihagire ukimbwira. Ndetse reka no kwirirwa mvuga ibyo turabizi ko ari byinshi, ariko mumbwire muri bya bihugu byaduteye imijugujugu yo kuvuga ngo turashyira abantu hamwe ngo turakora icyaha, bariya bategeka isi nyine
nimumbwire kimwe muri byo kidafite ikibazo, nimukimbwire. hari abambaye ya mavesiti y'umuhondo, hari abandi babikora mu bundi buryo, hari abirirwa bavuga ngo no murashaka kuva mu muryango twagiyemo kandi murashaka kugaruka kuba igihugu cyanyu, muzi ibyitwa Brexit. aha wajya mu kinini cyane cy'imbaraga nyinshi, ibyo sinirwa mbitindaho. ariko ikibazo ni iki, kandi buri wese muri abaturuka muri ibyo bihugu barakubwira ngo, barabimbwira, bagomba kuba babibabwira namwe, baratubwira ngo divisive politics, politics of division yatumaze. uko babivuga, mujye mukurikirana n'ibiganiro no kuri mateleviziyo, barabyivugira. ntabwo ari ibyo mpimbagiye, ibyo mvuga ntabwo ari ibyo bivuga gusa, ndavuga ibyo bavuga. bamwe baba baje kubitubwira, tukabwira turi ko mwadukubise inkoni ishyano ryose zivuga ngo turashyira hamwe twakoze icyaha, kandi divisive politics se mwebwe murayanga mute? ko ariyo mwari mwahisemo muvuga ngo niyo nziza dukwiriye gukurikiza, none yabagarutse ite? kandi kubera ko politics nyine bamenyereye ni ya yindi nk'iyo twabanjemo, igira abahutu, abatutsi, abatwa, mukaryana, abantu bakajya ku mihanda bagatwika n'ibikorwa by'amajyambere bitariho, bagatwika n'akazu kari aho karyamye ku kandi, ubwombe bakabutwika nyakatsi, bakabishyiraho inkongi za rukarakara, bakabomora. ubwo ngo ni multi something politics. hanyuma natwe turabyemera, turabifata ngo niko bimeze. ariko bahoze muvuga guhitamo, uhitamo ibikubereye, nta uhitamo ibibereye abandi. abandi niyo bahisemo bagahitamo nabi bikabagaruka, ibyo birabareba. nawe nuhitamo nabi bizakugaruka, nuhitamo neza uzabyungukiramo. ubu nimumbwire, mu myaka 25 ishize, ibyo twahisemo nabi twicuza ni ibiki? nta nubwo bivuze ko turagera aho dushaka kujya. ashwi, akazi karacyari kenshi pe. ariko inzira ni nyabagendwa. ugenda uzi ngo aho bwira ugeze uhafite umutekano, nibucya urongera ugende, nibwira ucumbike, ariko ni ibintu uzi bifite umutekano muri iyo nzira. ndi umunyarwanda rero, nicyo ngicyo bivuze. uvuga ngo uko dutandukanye uko ariko kose, uko dutandukanye mu bitekerezo, uko dutandukanye, uko dusa, n'uko tureshya, n'uko twumva, n'iyi turacyari abanyarwanda bakwiriye kuba bakorera amahoro y'abanyarwanda. twahuza dute ukuntu dutandukanye kugira ngo tuvanemo ikintu buri wese yibonamo, yungukamo? twabigenza dute?
abavuga ko barwanya igihugu, abavuga ko bashaka kuzana ibyo bazana ntabwo nzi